Ndagushimiye cyane wowe ukurikiye ibiganiro byanjye. Nkunze cyane kuza hano nkababwira mu bintu mu by'ukuri bigendanye na financial literacy, kubera ko ngewe nta muntu wabinyigishije ku ishuri, ntago nigeze mbyigira ku babyeyi banjye. Iyo nza kuba narabimenye nkiri mutoya abo mba ndi kwiga ku rundi rwego. So rero amahirwe dufite, amahirwe mufite nanjye mfite ni uko nje kubisharinga namwe ndetse n'abandi bose muzasharinga ino video nabo. Rero niba ari ubwa mbere uje kuri ino channel ya Benkiko, please subscribe kandi urakoze cyane. Banze nshimire cyane inshuti z'akadasohoka kuri B2 TV kubera bagiye bampereza umwanya wo kugira ngo nsangize n'abantu ibyo nkora. Ndi umu financial advisor representative, mpura n'abantu on one basis, tukicarana tukaganira. Uko tugenda tuganira tugenda tubona hari some areas abantu bashobora kugenda bunguranaho ibitekerezo. Mu by'ukuri objective yanjye ni ukugira tuve ku rwego rumwe rw'ubuzima tugere ku rundi rwego rumwe rw'ubuzima. Hopefully tugire ya financial independence twirirwa tuvuga. So ibyo rero bikorwa mu buryo bwinshi cyane, niyo mpamvu ngira ngo hari binagorana kugira abantu babyigire mu ishuri cyangwa mu ahantu abantu bose bateraniye. Ni ukubera ko abantu bagira mu by'ukuri impamvu nyinshi zitandukana mu buzima. Rero igisubizo nabonye cyiza ni uguhura n'umuntu ku giti cye, ni uguhura na famiye ku giti cyayo, umugabo n'umugore bakaba bari kumwe, noneho mukicarana mukareba mu by'ukuri ibigomba bijya mbere. Rero ako niko kazi kanjye, ni akazi kandi numva nkunze, kubera ko gatuma mu by'ukuri iyo turi kumwe n'umuntu n'abantu, nishimira kubona umuryango cyangwa umuntu ku giti cye hari ahantu avuye akabasha kubona icyerekezo ari kwerekezamo, ndetse akabasha gutera intambwe ya mbere, iya kabiri, ya gatatu ari kugenda yerekeza mu icyo gice. So niba rero ari ubwa mbere, nimero yanjye ni 93759 nanone ndayisubiramo, ni 93759 uyu munsi rero ndashaka kuvuga ku kantu koroheje, nta nubwo ndi butinde, ni akantu gato cyane kitwa budget. Abantu benshi batekereza budget bakayikinisha, ariko ni ikintu cya mbere cy'ingenzi ntekereza ko kibaho abantu bakombye gukoresha. Iyo umuntu adafite budget, tekereza ko ari nk'ikintu, ari nk'umuntu uri gucumbagira ariko adafite akabando ko kwicumbagiza, yagera hirya akagwa. Budget nicyo kintu cya mbere kikubwira niba ufite amafaranga cyangwa ntayo ufite. Ushobora guhembwa buri kwezi, ariko mu by'ukuri waba udafite budget yo kugenderaho, amafaranga ukaya blowing up kubera ko wayabonye ari menshi, ukongera ugasubira kwisuka donc ukongera ugategereza undi mushahara w'ukwezi uzaza kongera kugufasha. Budget rero ikigufasha ikwereka amafaranga yawe ahantu hose ajya, noneho iyo wayabonye umenya mu by'ukuri nangahe ajya gukora iki, nangahe ajya gukora kiriya, nangahe ajya gukora kiriya, nangahe ajya gukora kiriya. Intego ya mbere ni ukugira ngo umenye niba nyuma ya mafaranga wakoreye, ese hari amafaranga nsagura? Ese amafaranga asaguye nyakoresha iki? Ese ndashirirwa ntarangije gukora ibyo amafaranga yagomba gukora? Rero niyo nshiriwe, ni izihe ngamba ngomba gufata? Rero ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Umuntu uvuga ko ari broke, umuntu uvuga ko abaho paycheck kuri paycheck kuri paycheck, amafaranga yamuhembaga agashira, intwaro ya mbere yagombye kureba kugira ngo ikibazo afite gikemuke, ni uko agomba kubanza akicara akavizita budget ye, akabanza akareba mu by'ukuri niba hari ibintu bibiri. Gukoresha amafaranga menshi hari raporo, gufata amafaranga ugayashyira mu bintu byinshi kurenza amafaranga ufite, cyangwa se no kuba uhembwa makeya pari raporo y'ibintu ufite. So hari ibintu bibiri ushobora gukosora, hari n'ibyo utakosora. Iyo umaze kubona budget yawe ari ndende kurusha amafaranga winjiza, hari ibintu bibiri ugomba gukora: no gukata budget, bishatse kuvuga ni ukwelimina ibyo ukoresha amafaranga, or ni ugushaka kandi kazi cyangwa se no gushaka izindi revenue cyangwa se izindi source of income. Ugahitamo rero kujya gushaka kandi kazi, izindi source of income, bisaba umwanya wo kujya kubikorera. Ariko gukata budget ntago bisaba umwanya wo kujya gukata budget n'icyo wayikoreshaga, bisaba gusa kwigomwa icyo kintu wakoreshaga ayo mafaranga,
noneho bigatuma uyasakirifiya akabasha kugira gute, akabasha gusigara ukayakoresha ibindi bintu. Rero ni ukubanza ukicara ukavuga uti ni iki ngomba gukora. Ntabwo rero ushobora kumenya niba wakatinga bije kandi utaramara kumenya niba mu by'ukuri ayo ukase kuri izo bije uri buyasove agakora ikindi kintu. Nta nubwo wamenya niba ugomba kujya gukorera andi mafaranga kandi ugomba kuza ukayaroha muri bije iri hejuru cyane. Bisaba ko ugira plan yanditse. Let me share my screen here. Maybe screen needs sharing. Okay, this is my Zoom. Let me bring this up. So uramutse ugiye kuri Google igira free spreadsheets. Spreadsheets yo kuri Google aba ari ubuntu. Niba ushaka template ushobora kujya hano noneho iyo ugiyemo aho ngaho uramanuka hano kuri Google, ngo ndagira ngo nkwereka mu by'ukuri what you need to do. Iyo umanutse hano ushobora kubonamo ibintu byinshi cyane. Ubwo nagiye hari kuri Google Apps, ukaza muri Sheets. Iyo ugeze hano monthly budget, see monthly budget, my monthly budget, expenses, finance investments, tracker, spreadsheets, all kinds of good stuff. So iyo ugeze hano hejuru usangamo templates. Iriya rero nshaka kubereka ni monthly budget. Harimo n'izindi nyinshi cyane templates ushobora kubona, ariko harimo amakalendari, uburyo ushobora gukurikiza gahunda yawe, travel destinations, uburyo ugomba gukora time sheets, n'ibindi expense ratios, harimo na Gantt charts, ngira ngo nigeze kubivugaho ubushize, ama events. Uyu munsi rero I want you to pull monthly budget. Monthly budget niyo yaje ingeza ahangaha. Noneho ibintu byose urabona ko biri zeroed out. So ikintu nifuza ko wakora, njye ngiriya iri expense nshobora guprovidinga uyifuza, donc iri tailored kuri famille, ikwereka mu by'ukuri amafaranga yinjira agakarikira ava muri buri kategori yose. Ariko this is an easy one. Iyi ni kuri Google, iri free for people to use. So hano hari amafaranga wa planningaga gukoresha kuri bije, noneho hari n'amafaranga mu by'ukuri wakoresha kuri bije igukarikira difference. Ikibanza mu by'ukuri ikakwereka starting balance. So let's say amadolari ijana for the sake of it. Noneho end balance. Muri end balance nukugira nukureba mu by'ukuri tetari. Niba watch this 300 for example izabura in the chart. No kuvuga iki, hari ayo watangiriyeho mu kwezi, hari ayo yagize gute, hari ayo warangirijeho muri uko kwezi. Budget yawe mu by'ukuri yazamutse 200%. Okay, so that's zeroed out. Okay, so mu by'ukuri niyo tugeze ahangaha kuri food, urareba ukicara ukavuga uti ni amadolari angahe na spendinga ku biryo. Well, 300 ni amadolari angahe nshyira muri gift za baby shower, weddings, n'ibindi maybe ni ijana buri kwezi. Mu amadolari angahe njya kuri medical. Abantu benshi ntago bacyakora, maybe ni nka $20 niba ugira vision na dental. Home icyata 2,200 buri kwezi. Transportation, ubwo ndi kuvuga oil change, ndi kuvuga gas, ndi kuvuga guhindura amapine, ndi kuvuga donc ukadese. Ubundi amafaranga nkayo ugitekereza ko iyi modoka uyitunze uba ugomba kwishyirira ku ruhande amafaranga. Niba utajya ubitekereza rero it's good time, kubera ko imodoka igutunguye ntabwo ikubwira ngo hey ngo kuwa gatanu nzava uteganya amafaranga. No, uragenda ujya kubona ukabona moteri imaritse, amavuta arimaritse, ipine iratoritse. Imodoka niyo kintu cya mbere gitungurana. So wagombye kugira udufaranga ku ruhande, budget on that money. So let's say na amadolari mu by'ukuri 40 na 50 ushyira ku ruhande kugira ngo ubashe gukemura ikibazo cy'imodoka. Nidapfuye uba ugomba kuzongera ugakoresha iyindi modoka. So these are the expenses you spend. Personal, amavuta, umusatsi, inkweto, imyenda, ibiki byose. Reka tuvuge ko ari amadolari 100 ku kwezi ku bagabo, 600 ku bagore, cyangwa se 100 ku bagore basevinga, 1000 ku bagabo dukunda spending amafaranga. Pets, I don't know, kuba afite amapets, kuba atayafite, great. Utilities, ubwo uri kuvuga amashanyarazi, amazi, ibintu nk'ibyo. So ni nk'amadolari 300 ku kwezi.
travel. How do you travel? Ushobora kuba muri ya essence yo ku modoka wayinyura hano muri travel, niba ukoresha Uber, niba ukoresha taxi, niba ukoresha igare, bring it here. It's probably $10. Let's say, I don't know, $20. Remember, aya ni amafaranga uzasetinga ku ruhande ugiye kuyakura mu mafaranga ugira gute ukoresha. Debt, reka tuvuge ufite credit cards wishyura 250 ku kwezi, ufite debt ya kangahe, ufite imodoka wishyura, ufite Best Buy card, ufite Lowe's card, ufite Home Depot card, ufite so zose uziteranye maybe nazo ni igihumbi. Hanyuma others it could be it could be iki kintu natekereza muri others. Think of anything, okay? Ikimina, so ikimina nacyanditse hariya hasi, so ushobora gutekereza Minerivare maybe, yeah, see, student loans cyangwa Minerivare, cyangwa se imikino, ibintu nk'ibyo, kwishimisha, kugura Netflix, ibintu nk'ibyo bya entertainment, so maybe let's say ni $50. Amaturo buri munsi ya buri cyumweru y'amadolari maybe 20, amadevize ni amadolari twohereza muri Afurika mu bihugu tugenda duturukamo, let's say maybe reka tuyagire wenda 20, kuko iyo bagusabye amafaranga nabonye muri Afurika akubwira n'amafaranga ugomba kumwoherereza, so niyo biba rimwe mu kwezi, iyo bibaye rimwe mu mezi 3 great, reka tuvuge ko ari amadolari 50. Ikimina ngaho hari utangamo wenda 200 ku kwezi. So what does that mean? That brings a total of, let me see niba nshobora kuguhindurira color. That brings you at 4410. But now, ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu rugo uzana uspendinga mu by'ukuri urateganya guspendinga amadolari 4,400. So reka tuve ko starting balance yawe ari 4,500. So ubwo nkurikije depense zacu, kuko nta muntu upanga ibintu abimutunze adahere kuri information kuri salaire azana mu rugo. So reka tujye muri actual. Actual and balance hariya turaje tubirebe mu kanya. Actual, so reka twateganyaga ibiryo tugiye kureba muri facture dusanga mu by'ukuri twaspendize 600. Gift dusanga twaspendinze 50. Health care dusanga twaspendinze 20 kuko bifatiye tuba tuyizi. Home dusanga tuba tuyizi. Transportation dusanga twakoresheje 70. Personal dusanga twakoresheje 220. Pets iyo ntayo. Utilities dusanga yabaye ukwezi kwiza dukoresha 280. Travel ntabwo travelinze at all, ntabwo twigeze tujya ku kwezi. Na debt naho twari twabanje tuzikarikira turabizi ko ari 1,000. Za Minerivare ubwo nazo n'amafaranga duteganya buri kwezi. Amaturo twibona twatanze amadolari 50 kubera ko hari uburyo twawe mu kiliziya. Amadevize dusanga twatanze amadolari 100. Ibimina ubwo nayo ni amadolari dusanzwe tuzi. So mu by'ukuri ikintu twakoze hano ni iki. Difference twateganyaga amadolari mu by'ukuri yo guspendinga 4,000 mbigire bold mu by'ukuri wa planningaga 4,410. hano birangiye mu kwezi ufite mu by'ukuri waraspendinze 4,840. wakuvuga ngo difference ni 4,100. So remember, izo ni expenses. So reka tuvuge muri savings zawe ufitemo amadolari 2,000. Paycheck byari 4,000 ku mugabo n'umugore, 4,100 kuko aribyo twifuzaga gutangiriraho, 4,400. Okay, 4410, 4445, like I'm making 45. Na bonus reka tuve ko akazi batanga bonus buri gihembwe wenda k'3,000, ubwo mu kwezi ni 500. No, 500. Interest 0. Others
we don't know, kereka ari cash app zaturutse ahantu z'amadolari 100 wenda. Second job, reka tuvuge ko ukora Uber mu kwezi ukinjiza 300. So noneho ibyo nibyo wateganyaga kwinjiza muri uku kwezi. Muri savings nta cyahindutse, ahubwo muri savings wavanyemo ari 430, so actual hasigayemo 1570. Paycheck iyo ntabwo yahindutse. Bonus na uko yaje iri more. Remember, I'm making all this stuff up. Others, interest rates, nothing. Others, other income. Let's do $100. Second job, witeguraga 300 ariko mu by'ukuri wazanye 200. Okay, so what does this mean? 430 mu by'ukuri income wateganyaga, income wateganyaga na wateganyaga 2,300, na actual 5,000 from the income. Noneho from your expenses 4,410, 4,840. So this will just go ahead and tell you exactly the decrease in savings. Saved this month 4,500. So mu by'ukuri, if you sit down ukagenda ukora some of the numbers, then it will tell you if you are in danger zone or if you are in a good area where you can improve your finances. Sibyo? So nicyo kintu nashaka kukwereka ahangaha. Please, jya ugira budget, uko ugize budget igenda ikwereka ngo ahantu ndi kujya ndi hehe, ahantu ndi kujya nzabasha gusavinga. Kuko niba amafaranga yashizemo ukaba wayamaze muri savings, then ntabwo ushobora kubona amafaranga yo gukoresha izindi activite, kujya muri vacances, kugira gute ibindi bintu wifuza kugeraho in a long term. Ariko jyewe focusinga cyane muri retirement. Niba uyu munsi ubaho muri ubu buryo, ni urugero, ni imibare, I just made the numbers up. Niba ushobora gutekereza ko mu myaka 20 imbere uzamba wiyandikira sheke, bigomba kuba ngombwa kwitegura uyu munsi. Rero ikintu cya mbere cyoroha ni ukuza muri bino ukabanza ukaba ariho utangira gukosora. Gift ukaba ari uhera. Home niba ari rent ntacyo wabikoraho. Personal kwitaho ukabigabanya. Utilities, I don't know, niba uzayireka gucana amashanyarazi ntabwo mbizi. Debt bisaba ko ugomba kuzigabanya, noneho wamara kugera kuri zero, izo debt ukaba arizo utangira kohereza muri savings. Amaturo nayo ukatangira ukuntu yagabanyaho. Amadevize ukaba uretse kugira ikimina, nabyo ukanza ukayibarira ukareba hari icyo kikumariye. So at the end of the day, twese tuba dushaka kugira gute, kugira a good retirement, tuba dushaka no gutangira gusavinga income while we can, kubera yuko mbere yuko tubimenya tuzaba turimo tugenda dusaza. So thank you so much for following exactly what I just was sharing. I hope yuko tugiranye ibihe byiza. Niba wakunze ino video yanjye, mpeza igitekerezo uze hariya hasi, koza imibare nakoresheje nta ishingiye. Njyewe icyo nashaka kuvugaho kubaganiriza uyu munsi ni agaciro ka budget. Iyo utamenya aho uri, ntumenya aho werekeza. Iyo utamenya aho uri, ntushobora gukompara. Kera twajyaga dukora budget passif na actif, niba ari budget niba ari bilan. Icyo gihe bakajya batwereka ngo igice cy'ibumoso ni amadepense, igice cy'iburyo ni ama income, noneho ugakora subtraction, wasanga uri muri moins ukaba uri guhomba, wasanga uri muri plus ukaba urimo urunguka. Twebwe finance zacu zijya hehe? Turi mu gihombo cyangwa turi mu rwunguko? Ni akantu k'aka exercice katadusaba kugira gute gukora ibintu byinshi, ariko iyo byandika then akenshi biracamo. Iyi rero ntabwo ari activite y'umugore, iyi ntabwo ari activite y'umugabo gusa, ni activite ya buri muntu wese ukorera amafaranga. Uko amafaranga yakugeze mu mufuka, ugomba kwibaza ngo azamaramo igihe kingana iki. Niba rero ahita asohoka kuva mu ntoki, you need help. Again, hari ibintu byinshi byiza dukoresha amafaranga iyo asigara, n'ibindi byiza dukorera umuntu utabasha kuyasavinga amafaranga, tukamufasha kuyasavinga. Ni ibintu rero bisaba ko umuntu agira one on one. Call me again, nimero yanjye ni 937559 780, 937559 780. Ciao, ciao. God bless.